tuzashima tuzasenga Yesu nadusubiza tuzashima Uyamasezerano Imana Yesu nagusubiza uzashime tuzasenga Yesu nadusubiza tuzashima tuzayikorera amagara nijoro nimara kudusubiza tuzashima tuzasenga Yesu nadusubiza tuzashima Karagakora sireka nze turirimbe Haleluya ariko mu gihe bakigashyizeho amena tewararirimbye ngo nta mugabo ucurunda umuruho ariko ngeze mu barokore nsanga nta murokore ucurunda umugisha reka duhereze Imana icyubahiro Haleluya ndashaka abantu nka 5 cyangwa 6 hano ndagira ngo 2 mufate utuduti mugende mumpera buri muntu hari agashami umuntu umwe nawe niyinjire kuri aba bantu kudushami tureture mugende muhere ku bantu barire mu bashumba hagira nunduza ampera abo baririmbyi gutya n'umwana muto mumuhe kuko n'umwana muto uzi gusenga Imana azafashwa no gusenga hanyuma niturangiza turajya hariya muri Mariko ibice 11 umurongo wa 8 haravuga nuko Yesu ageze i Betifage ni Betaniya ku musozi wa Elayono ntabwo bikiri Betifage ni Betaniya ku musozi wa Elayono ahubwo turi hano mu bice bya Zandera reka duhereze Imana icyubahiro za Gasogi aha ni igitangaza yakorewe ngo hari ikintu bita indogobe haleluya yari yaraririwe mu mere barayiziritse ariko Yesu ahageze ati ngoyi amaze guca ingoyi abantu barangije baravuga ngo Yesu yarazana tugize gute duhari reka tugire gute duhereze Imana icyubahiro bamaze kudufata nimugire gutya haleluya baravuga ngo tugiye gufana uno mugabo bita Yesu mbere yuko tugera harasanga twagiye muri mudu turi kugira gute turi kumufana Imana iduhana umugisha haleluya Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza mugire gute mvuye ngo tugiye gufana umugabo bita Yesu mwihute mujye inyuma hariya tugiye gufana umugabo bita Yesu ngo barangije baca amashami y'ibiti ngo barangije basasa imyenda yabo barangije baramufana ngira ngo tuvuge ngo baramufana baravuga ngo wa wundi wasuye Lazaro umwe akavuga ati Lazaro ni mtoto wa shangazi kwa Imana bagiye kwimana igira neza unakavuga ati Lazaro mtoto wa mjomba amefufuka kabisa akaba ngo nanjye nari impari ifite ibihamya ngira ngo tuvuge ngo dufite ibihamya nta handi turi kuri uyu musozi haryo umusozi wawita gute haleluya ngira ngo jange iki gitangaza cyabereye ku Gashure nta handi harabaje bayoboza kubera igitangaza cy'Imana ntagira ibintu byigeze biba hano ni ibintu bisohoye ngira ngo tuvuge ngo byaremwe nonaha ngira ngo tuvuge ngo biremwe nonaha haleluya ngira ngo uvuge ngo biremwe nonaha kugira ngo biremwe nonaha ngo barangije bafana umugabo bita Yesu baravuga ngo nta yandi mabendera twakwirirwa dushaka ahubwo hari ibiti yaremye arangije ameze imvura birangije biramera tugiye kumufana mu mabendera abantu bajya bafana Messi abandi bagafana Ronaldo abandi bagafana Manchester turashaka gufana umugabo bita Yesu haleluya tugiye kubanza kurepeta kino gitero turango Yesu atuvugutira umuti w'ikibazo isaba mu cyubahiro cy'umuntu uri imbere ya bafura tunganwe nayo atayijya imbere ubundi turya umuziki mugani wa Angelique n'urupfu rugira gute haleluya munzani n'intebe y'ikibazo munzanire yo ntebe yasheze nayibonye hariya
ubundi dufana umugabo bita Yesu nimuvuge ngo amen. Haleluya haleluya. Ubundi abakamera mu kamera kino kirori nimuvuge ngo amen. Ngira gutyo ngo tugiye gufana umugabo bita Yesu kubera ibitangaza yakoze kuri musozi wa Gashuri nimuvuge ngo amen. Ngira gutyo ngo naha byabereye. Ndashaka umuntu wese agire gute ahaguruke kubera muze guhaguruka ku musaza w'ibiro 50 n'imyaka 50. Hagurukira icyubahiro cy'uyu mugabo. Ubundi ijambo ryarabwiye Zaburi 104 umurongo wa 4 ngo abamarayika aje bahindura imiyaga noneho yarangiza abagaragu bakabahindura umuriro. Ngira mugenzi ngo nyatankatse Uwiteka duhatse mumbye ngo nyatankatse. Haleluya. Mukubita urutugu kabiri mu ngo nyatankatse nyatankatse. Haleluya haleluya. Hanyuma ro marayika aje agendera mu muyaga nimuvuge ngo amen. Ngira ngo tuwe ngo marayika ari hano. Marayika yehe ari hano. Vuga ngo naka yaje gufotora. Yaje gufotora. Vugira ngo naka ngaka ijuru rirakandika. Ngaka ijuru rirakandika. Vugira ngo ijuru riragira gute? Rirakandika. None mugira ngo ngira ngo tuvugutire Yesu we. Tuvugutire Yesu we. Tuvugutire umuti w'ikibazo. Tuvugutire umuti w'ikibazo. Urubanza rw'imibereho y'umushumba nimuvuge ngo amena. N'amateka bari barufasha ijambo ariko mugira gute avuye ngo uyu munsi Yesu yavugutse umuti. Yesu yavugutse umuti. Ngira ngo Yesu yagendeye ku bitugu nimuvuge ngo amen. Uyu munsi turi hano kwa mushumba Yesu yamugendeye ku bitugu. Haleluya. Uko twari tumuherutse ntabwo ariko turi kumubona. Haleluya. Ahubwo hari imbaraga ziri ku bitugu bye. Twese amen. Amaraka y'umwuka wera ari ku bitugu bye. Haleluya. Haleluya haleluya. Amen. Ariko mwatambuza mukaza hano bakaza kubakubita agapica turi kuramya neza mukaja mukareba uko Yesu agira neza. Uwumva nari imbere ya bafuru umubwire ngo igira nimuvuge ngo amen. Mwegerane kabisa n'abagore b'abashumba ubundi abantu bazi bakubita agapica neza. Imana ibahe umugisha. Twagiye agira undizaho agateto. Agira undizaho nanjye ufite tubiri ameho kamwe badani makura. Twagiye barufashe ijambo inshuti zawe zarufashe ijambo ndetse n'inyange zarufashe ijambo abanyaminshi barufashe ijambo. Tuvugutire umuti w'ikibazo. Tuvugutire
nyirayamakuru